Nshuti z'ikiganiro ntayorwa tuguhaye ikaze, tukwakire muri kino kiganiro cyacu. Ikiganiro cy'uyu munsi tukaba twaguhitiyemo kugutumira ngo tujyane mu gikoni. Tugiye guteka ikirere, reka tugutere amatsiko. Ikintu tugiye guteka ni ibigori bakunze kwita popcorn, bikaba ari ibigori biturikije bikunda gukenerwa nko mu gihe abantu bareba za sinema, bakaba banabikoresha no kubikoresha mu gihe cy'iminsi mikuru cyangwa se kugira ngo ushimishe abana. No mu rugo ushobora kubitegura mu gihe wicaye ukaba wabirya, bikaba byerayerekana yuko bikururira umuntu akanyamuneza kandi akumva amerewe neza. Biba ari ibigori nyine byuzuye. Ndakwereka ukuntu tugiye kubitegura, bityo ntabwo biba byatakaje intungamubiri zayo nyinshi. Gusa ikintu ugomba kwitwararika ni ukudashyiramo umunyu mwinshi, isukari cyangwa se amavuta menshi, kuko ibi ngibi byo bigenda bikaba byagukururira ibindi bibazo cyangwa bikangiza ka kamaro ibigori byari bigufitiye. Ibi bigori rero abahanga babyize basanze ari ingenzi cyane mu kwita ku buzima bw'umutima. Umutima ugakora neza kandi bikagabanya uburozi buba buri mu mubiri w'umuntu, kuvuga yuko ari antioxidant, kuko ibigori byifitemo polyphenol zituma nyine hatabaho inflammation mu mubiri w'umuntu. Ubu ni nko mu rugero mu kurwanya indwara za kanseri nyine, ibigori bikaba ari ingenzi cyane. Ibigori bitera umuntu imbaraga akamererwa neza, akagira imbaraga nyine zo gukora indi mirimo. Ibigori ni byiza cyane mu bijyanye n'itembera ry'amaraso mu mubiri w'umuntu n'umutima n'imikorere y'umutima muri rusange. Hari urugero rwerekanwa kugira nyine ngo bakwereke akamaro ka popcorn. Ufashe nk'amagarama 100 ya popcorn uzasangamo manganese 56%. Ibi bikaba kenerwa mu guhindura ibyo turya imbaraga umubiri uba ukeneye. Harimo magnesium ndetse na phosphore ku kigero cya 66%. Ibi bikaba bigira uruhare mu kubaka amagufa ndetse n'amenyo, no guha imbaraga umubiri uba ukeneye, ndetse no mu bijyanye na ADN. Ibi ngibi phosphore na magnesium biza kuhagaragara. Hari vitamine B3 iri ku kigero cya 12%, B6 iri ku kigero cy'8%, B1 iri ku kigero cya 7%. Ibi bikaba bituma umuntu nyine agira imbaraga mu mikorere ye ya buri munsi. Mu bigori kandi habonekamo fer. Ibi bikaba ari ngombwa mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko, guha umuntu imbaraga ndetse no kumwongerera globule rouge ziba zikenewe nyine kugira ngo haremwe nyine arya amaraso tubona y'ibara ritukura. Ikindi nanone iyi B6 iri ku kigero cya 8% ikaba ari ingenzi mu bijyanye no kuregulariza no gucunga nyine ikigero cya hormone. Mu bigori kandi bya popcorn habamo potassium iri ku kigero cya 9%, hakabamo na zinc ku kigero cya 21%. Ibi ngibi bikagira uruhare
mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko, ibijyanye n'ibijyanye no kubyara, ibintu bya feritilite ndetse n'amaraso muri rusange. Habamo na cuivre yo ku kigero cya 13%. Iyi ngiyi ikaba ikenerwa cyane mu bijyanye n'imikorere y'ubwonko. Muri rusange rero muri popcorn amagarama 100 habamo poroteyine ku kigero cy'amagarama 13, hakabamo ibinyamavuta, ibintu by'urugimbu ku kigero cy'8, amagarama 8, hakabamo na fibre ku kigero cya 15, amagarama 15. Umugore ibikenewe, ubundi umugore agomba kugera ku kigero cya fibre amagarama 25, naho umugabo akagira amagarama 38. Muri popcorn rero ho wumvishe yuko ari 15, ni ukuvuga niba hari n'ibindi wanariye mu bigori byonyine uraza gusanga amagarama 15, bityo wuzuze ikigero kiba gisabwa. Ibigori rero tugiye kubitegura hano mu rugo iwacu. Ibi ngibi abana barabikunda, ushobora no kubitanga nyine abantu bicaye bari mu kuganira. Ikintu tuza gukenera ni isafuriya, turakenera amavuta, turakoresha makeya cyane, noneho tuze no gushyiramo akunyu gakeya. Hari abakoresha isukari, hari abakoresha beurre, ureba nyine ikintu cy'amavuta. Hari n'abandi bazi gukoresha amata, ariko twebwe turakoresha amavuta makeya. Urafata amavuta makeya rero, ufata isafuriya isukuye ukayishyira ku muriro, noneho ukaza gufata amavuta ukayasukamo, warangiza ugashyiramo ibigori byawe. Ugashyiramo ibigori byawe bigashyuhira rimwe, bigafata umuriro, noneho ugapfundikira. Hashira akanya gatoya rwose bigatangira guturika gura. Iyo wapfundikiye rero uzasanga amazi yarari mu bigori n'undi mwuka w'ubushyuhe nyine wo mu nkono ugenda ukajya ku mupfundikizo. Ibyo ni ibikwereka nyine ko habaye evaporation y'amazi akajya ku mupfundikizo. Mu mwanya mutoya rero uhita wumva bitangiye guturagurika, kuko ikigori kirabyimba, cyamara kubyimba umwuka ugakomeza ukakibyimbisha, kigaturika. Cyaturika rero niho nyine habyara popcorn. Popcorn nyine ni ukuntu, ni ijambo ry'Abanyamerika cyangwa se Abongereza, aho ikigori nyine gisimbuka kikikubita ku mupfundikizo nyine. Usanga rero abantu benshi babikunda, nawe ugerageze wumve ukuntu karaturika, ndabikwereka, uraza gusanga ari ibintu biba bishimishije nyine. Ikigori kigaturika, ukumva nyine ukuntu kigenda giturikagura. Ushyiramo rero bikeya, ntabwo ushyiramo byinshi, wirinda ushyiramo bikeya, ntabwo ushyiramo byinshi, kugira ngo nyine byose bize gushya neza. Iyo washyizemo byinshi hari igihe hari ibidashya nyine, ibiri hejuru y'ibindi ntabwo bishya, kandi biratubuka cyane. Ushobora gukoresha agakombe gatoya ugasanga ufite urusorori runini rwose byavuyemo. Uzabigerageze iwawe. Iyo rero bimaze gushya urabyarura ugashyira mu kintu kinini cyagutse, cyangwa ushobora no kubishyira mu mashashi ukabibika, niba bitaza guhita bishira
noneho ukabyarura ukabiha abantu bakabirya, uzasanga rwose abantu babyishimiye ndetse cyane cyane n'abana batoya. Uzambwire rero niba wabishoboye, njyewe nanjye ntabwo nari mbizi, najyaga mbibona ku nzira babicuruza muri gare n'ahandi hose, ariko nza gusanga n'umuntu yabyitegurira mu rugo iwe. Nicyo nyine iterambere ryatuzaniye, ni uko umuntu ashobora kwigira ibintu kuri interinete, abandi bagatanga n'ubumenyi hirya no hino. Ndagushimira wowe wadukurikiye, nizeye ko ababiteguye byabaryoheye, nanjye byaryoheye, kandi mbakumbuje gukurikira n'ibindi biganiro twagiye dutegura. Mwaduha subscribe, like na share abatari babikora, kandi muduhe n'ibitekerezo by'ibyo mwifuza twabageraho, ariko byose biganisha nyine ku magara yacu no kudufasha kubaho neza. Wiyumvira akamaro ka popcorn, nawe uzabigerageze ako kamaro nyine ukabona. Murakoze rero, mugire amahoro. Njyewe kugezaho nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Murakarama.